ngiye numvise izina Magwera. What? Nimba ari Ikinyarwanda, nimba ari Ikirundi, nimba ari Iringara. Ntabwo muri make mbasha kubisobanukirwa. Of course. Niba mwarimu yaguhaye ikibazo ukabona utakizi. Yes? Nawe muhereza igisubizo atazi. Twese biduchallenge. Buriya mu mibare muri science zimene uri imvangandimi. What? Takavuye mu ndimi. Ubundi hari ikintu twebwe aba mathematician tugenderaho. Ladies and gentlemen, meze muteye ikiganiro ni cyakindi cyacu kuri nukwe kugeza noro wanoze nuzabyokora ukagenda ukagera kuri Gihanga uhanze u Rwanda inka n'abanyarwanda guma muri make benshi mwavukiye rimwe babyaye gatatu. Ese ibyo bitekereza hiki? Ibyo bivuga hiki? Cyangwa uzabaho nk'umuhungu w'iteka ryose? Umuhungu. Urakoze cyane mugabo. Urambaje ngo nsokuza nk'abapapa, meze nk'abapapa, no muri rusange physically fit. Ndo umupapa. Urebye nyine urabona ko nambaye nk'iki abapapa ntago nambaye nk'isore. Ku rundi ruhande abafurere cyangwa se abasore bihaye Imana niko navuga. Warugize neza kwiyandarika. Tukiraho urambajije ngo benshi twavukiye rimwe babyaye gatatu. Ushatse kuvuga ngo benshi twavukiye rimwe barashatse. Ufite imyaka ingahe? Urakoze cyane. Subu imyaka yanjye ni ibanga. Ni ibanga. What? Nurumogi. Kugira ibanga. Imyaka 15. Imyaka 15. That's it. Okay. Waza kabaza kamatsiko se. Kambaze nta kibazo. None se nta muntu mwavukiye rimwe waba yarapfuye? What? Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Kira aho ngaho. Benshi mwavukiye rimwe barapfuye. Hotegereje iki? What? Kuri kumbaza ngo benshi twavukiye rimwe barashatse. Nawe benshi mwavukiye rimwe barapfuye. Hotegereje. None se ngendeye ko bapfuye nanjye mfe? None ngendere ko bashatse naye nshake. Oh my god. Ariko hagati aho hari akantu mwari mwavuze ko gutandukanya ati uri umuhungu. Ese iryo jambo umuhungu umusore ibyo bintu bitandukaniye hehe? Komba numva ari amagambo abiri agiye atandukanye. Urakoze cyane. Muri make umusore aba ari umuhungu n'umuhungu aba ari umuhungu, ariko umuhungu ni wa wundi ugeza muri cya kigero cyo gushaka nka Magwera. Aya ntontera umwaka. Kumva ntashaka iyo avuye kuri iyo stage cyangwa se kuri iyo level already aba yatangiye kuba umuhungu, kuko aba ari etape asimbutse atagize gute adashyize mu nshingano. What? That is. Noneho umusore ni wa wundi ukiri muri generation yuko yashinga urugo kandi atararengerana. Aho hari ikintu wavugaho Magwera Jean Baptiste Fada M? Ubundi iyo bigeze muri dosije ibintu by'ibisosi nyine mwa muri ko muravuga zaje murambaza calculation ngo x plus y, what does it mean? Niba ugiye ku integra what you are going to do. What? Nasurambaza ngo umuhungu n'umusore ibyo ngibyo biramfasha gukalkira differential. Reka nkubaze uri good at mu Gifaransa cyangwa? What? Faransa. Igifaransa nzira mu buzima ni kimwe. No. Aya ntago ari kimwe ngende umufaransa. Mubundi nkoresha francophone. What? Tu es français. Est-ce que tu es bien vraiment? Moi je suis Magwera Jean Baptiste Fada M. Et toi? Et moi, je suis Alphonse Nizeyimana. Stop. Mais laissez-moi poser une question. Oh. Monsieur. Taisez-vous s'il vous plaît. Désolé. Tabula colada. Oui. Titayari rwose ati sino muri anglophone gusa turi no muri francophone tugerayo. Wambwiye ko nkubaze igisi plus waye bingana gute? Nakireka nkubaze ndakoresha ururimi rw'Igifaransa. Ururimi rw'Igifaransa? Ya. Warugize Est-ce que tu es capable pour parler la langue de français? Oui. Hapana. Muri make uri imvangandimi. What? Takavuye mu ndimi. Ubundi hari ikintu twebwe aba mathematician tugenderaho. Niba mwarimu yaguhaye ikibazo
ukabona utakizi nawe muhereza igisubizo atazi twese biducarenjinga. ako kantu ubwo ntabwo ndi kukumva neza ngo niba reka hano ngira ikintu mvugaho. Buriya mu mibare muri siyanse zimene tugira icyo bita principe. Nta kintu mu mibare cyangwa muri siyanse kigwa kitaravuzwe. Ese watubwira nk'umugabo cyangwa se umusikora waba warasipesifayinze kuri iyo principe, nimba mwarimu aguhaye ikibazo kigucarenjinga nawe ubwawe ugomba kumucarenjinga kugira ngo mwese that is what you call to study. Mwicare mwige mwese. None se mva nkubaza ikibazo cy'amatsiko. Ni ngombwa ngo ibyo nuza runaka yavuze ari byo ngenderaho? Aho urakoze cyane. Sinjye ntabwo ndi kwiga. Hari umugani njyewe navumbuye by the way tukiraho. Ntabwo ndiga imigani ariko hari umugani navumbuye. Umugani babuca gute? Umugani mu Kinyarwanda ngo ubuze uko abyotsa arabekenya. Uwo mugani ahantu wigeze wumva? Sindi umujene wa vuba ariko nanone sindi n'umujene wa kera, ariko ikangira icyo numvamo. Ubuze uko abyotsa arabekenya. Twumve miki. Muri make icyo nakumva uwo mugani bawucira umuntu iyo babonye yabuze icyo akora muri we cyangwa se mu byo ashaka gukora afite ubushobozi buke agakora ibishoboka. Nuko mbyumva. Icyo nshaka kukubwira twebwe turi mu mibare, sibyo twari turi kuganiraho se? Niba nari nkomoje ku kantu kamwe mu kanya kavuga ngo niba mwarimu yaguhaye ikibazo ukabona utakizi nawe umuhereza igisubizo atazi, twese twige kubera ko twese turi abanyeshuri, sibyo se? So niba donc twese tubigarura muri uwo mugani ubuze uko byose arabekenya. Njyewe mbuze ukuntu nkosora ikibazo mwarimu yamaye. Kubura nyine mbuze ukuntu nyikosora, mbuze ukuntu nyotsa, ndagihekenya nyine nshyizeho ibyanjye nawe nyine nawe abyotse uko abibonye cyangwa abikenye uko abibonye. Tukiraho muri make ushobora no kukimusubiza uko cyakabaye nubwo mu bushobozi ko cyakabaye. None se njyewe naba nzi ko cyakabaye nkamusubiza ibyo ntazi, nawe ibyo atazi nawe musubije ibyo azi tayari nyine nawe uri kubyumva nyine ntabwo yiga. Kandi nanjye ngo mwarimu tusukwigishanya se. Jean Baptiste Fada Emo urakoze cyane. Mbashimiye kuba mwarimu urimo murakurikira iki kiganiro. Iki kiganiro ndagira ngo mbamenyeshe yuko ari akagaruka. Mukoreshe ya subscribe ndetse na comment byanyu birakenewe. Murakoze rero mukomeze kugubwa.